ndi kwibaza kubera iki abasore n'abakobwa bariho batinda gushaka muri iki gihe, birava kuki, biterwa n'iki? abasore n'abakobwa impamvu batinda gushakwa, umusore akumva ngo ntago yashaka kurongora, n'umukobwa akumva ngo ntago yajya mu rushako. Njye ndavuga ni nk'ibintu bitatu. Icya mbere cya byose ni ukuba abantu batagifite urukundo. Umukobwa ariyo atagifite urukundo, urukundo nyarwo rwarashije, kaba umuhungu kaba umukobwa atakirufite. Icya kabiri, ubukene. Umwana kuvuga ati se nzajyana n'umwana wa naka nzamutungane, nanjye ubuzima bwanjye nkanjye umuntu bwananiye kwitunga, nananiwe ukuntu nakwireberera umwana w'abandi nzaze bushe mu buzima nk'ubu. Icya gatatu, none nimba nyigusobanurire, ni icya gatatu, abantu kwimenya cyane, agasuzuguro, akavuga ati umva Kofi ngo giye ukuntu ngana n'ukuntu nireba, nka Kofi yanjyana hehe. Okay, ni ukwiyemera muri make. Muri make kwiyumva akaba ari iyizi. Ibyo bintu bitatu nibyo bibuza umusore n'umukobwa w'iki gihe kuba basetoringa, bakavuga ngo uko bimeze kose tujyane tubane. Umuntu ndacyakora interpretation kuri ubu buzima bwa buri munsi nyine. Umukobwa aragenda agakunda umuhungu, ibyo anyakura akamukunda kumva ngo aramukunze, ariko umuhungu baramuvunnye umutima igikeya cyane. Abakobwa nka 20 ari bo bamuvunnye umutima. Abo bose abafite uburemere bugoye. Uyu yaramubeshye. Aho muri comment turabakeneye, namwe rwose mugira icyo mutubwira. Namwe bakobwa mumena abahungu guki imitima. Namwe bariyo muzi ukuri ibintu ibyo babwira. Njyewe ndi umusore, ndi muri ubu buzima ndabuzi. Nawe uri umusore, uragenda ugakunda agakobwa, ukakamariraho ibitekerezo, ukagaha amafaranga, ariko ni ukuri ko katagukunze, katanakuriho, ko kishakira bya bintu ugahera. Niyo kari muri burage n'abandi kakababwira ngo si uwo Kofi nanamujyana, ngo si ubundi uwo n'ugutungukana mu muryango wacu. Noneho ko numva twarahagurukiwe ibintu bikomeje gukomeramo. Urukundo rwa nyakuri ni rukeya. Njyewe ndavuga mu gihugu icyo ndimo, kuko njye nkuriye mu Bugande, mvukiye muri Uganda, ubuzima bwanjye bwose nzi Uganda. Ariko bitewe n'ukuntu n'ubuzima mvukiyemo, nubwo nigiyemo, nubwo nkuriyemo, nubwo nandikiye gukoreramo, usanga urukundo rwarashije mu bantu. N'urufite nyine, nimba afiteyo % 10, inyuma y'amezi 5 atangayo % 1 muri rwa rukundo, ubwo mumaranya amezi 5 mukundana, ari ugasanga nibwo akinagayo % 1. Ubwo ngubwo azazindi 10 umukobwa azazigwiza ryari kugira ngo aneshe umuhungu bakundane bajyane babana. Abashakana kuri iki gihe aragushaka hiseni. Umukobwa sinakamukunze ariko iwabo bameze neza, umuhungu sinakamukunze ariko afite amafaranga, ariko nukuri ukagenda n'umuntu atagukunze, iminsi mikeya rwa rukundo ugasanga rwabaye. Ikindi kukwirata, abakobwa cyane barirata, aragenda akavuga ngo giye ukuntu ngana ukuntu nsutya, njye ntabwo mfite aho najyana runaka uriwe, sinanamutungakana na data ngo banzure kuntu kangana, banzure kuntu gasa, ngo n'ukwiga nta nubwo kiza, ngumva ye abo sabaga uwo si umugabo. Agahendera akuriye aho ngaho abuze umushaka, na wa muhungu agahendera asaziye iwabo abuze umujyana.